kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani, yakamiriza imbere yanyu aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iminsi yose. Iki ni icyo kwibukwa cy'icyigisho cya gatatu, icyigisho kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu. Tuguhaye ikaze inshuti muvandimwe mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, n'ibyigisho by'igihembwe cya kane umwaka w'ibihumbi 2025. Tubahaye ikaze. N'ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ibyigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Iki gihembwe rero turimo ni icya kane, kandi turi kwiga ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Turi rero ku cyigisho cya gatatu nk'uko nabibabwiye kitubwira ngo inzibutso z'ubuntu. Ni icyigisho turi gusoza, ni icyigisho tugeze ku ngingo yacyo ya nyuma y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Turagushimye Uwiteka mwungeri w'ubugingo bwacu. Uri Imana nziza, ugira neza, ukunda kubabarira. Reka abana bawe dufashe, utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Iga witonze imibereho y'Abisirayeli mu rugendo rwabo bajya i Kanani. Iga igice cya gatatu n'icya kane cy'igitabo cya Yosuwa, wandika ibijyanye n'imyiteguro yabo n'uburyo bambutse Yorodani bakagera mu gihugu cy'isezerano. Dukurikije, dukwiriye kwiga ibyo bintu tubishyizeho umutima, twiyibutsa inyigisho Uwiteka Imana yigishije ubwoko bwo mu gihe cya kera. Noneho kuri twebwe, nk'uko yari yaragennye ko bikwiriye kumera kuri bo, inyigisho zo mu ijambo rye zizahora ari nziza kandi zinejeje. Isirayeli yo muri iki gihe iri mu kaga karushijeho gukomera ko kwibagirwa Imana no gushorwa mu gusenga ibigirwamana kurusha uko ubwoko bwo mu gihe cyashize bwabigenje. Ibigirwamana byinshi bisengwa ndetse n'abavuga ko bakomeza isabato. By'umwihariko, Imana yabwiye ubwoko bwayo bwa kera kwirinda gusenga ibigirwamana, kubera ko iyo baza kuyoba bakareka gukorera Imana nzima, umuvumo wayo wari kuba kuri bo. Kandi ku rundi ruhande, iyo baza kuyikundisha umutima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose n'imbaraga zabo zose, yari kubaho umugisha mwinshi usaze, haba mu ntonga no mu bigega, kandi igakura indwara hagati muri bo. Ibi ni byo Uwiteka yari yarasezeraniye ishyanga rya Isirayeli, ko nibumvira bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, Imana izuzuza ibigega byabo, Imana izabarinda ibyago n'indwara. Aya magambo ahamywa n'igitabo cya Ellen White cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, paji 505. Hari ibyo kuganirwaho rero no kwibazwa cyane mu ishuri ryacu ryo ku isabato. Nimwungurane ibitekerezo ku bijyanye no kwambuka Yorodani mu buryo bw'igitangaza. Kwambuka Yorodani kwagaragayemo imbaraga z'indengakamere. Wasobanura iti ibi bitangaza?
wavuga ko ari iyihe mpamvu bisa nk'aho Imana itagikora ibitangaza muri iki gihe nk'ibi ngibi? Ese koko inshuti muvandimwe, Imana ntigikora ibitangaza? Niko biri se? Cyangwa ibitangaza birakorwa na bugingo n'ubu? Wabisobanura ute? Ese we nta bitangaza urabona? Ese njye ntabyo ndabona? Ni ukuri Imana yacu ikora ibitangaza, ikora ibitangaza kandi twese tubyibonaho. Ni mu buhe buryo bufatika wavuga mu itsinda ryanyu bwakumira kwibagirwa mu buryo bw'umwuka, byaba ku muntu ku giti cye cyangwa itorero? Kwibagirwa, ibuka itegeko Imana yatanze, itegeko rya 4. Imana iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Burya kwibagirwa ni ingorane ikomeye, kugeza ubwo umuntu yibagirwa, akibagirwa n'ibitangaza Imana yamukoreye, akibagirwa yuko yambukijwe inyanja itukura, akibagirwa yuko yambukijwe Yorodani agasubira mu kibi. Imana itugirire neza. Ese nta gihe natwe tujya twibagirwa iby'agaciro, mu gihe ari ingenzi ko tugirana umubano uhamye n'Imana, kandi ntitwubakire imibereho yacu ya gikristo ku bikomeye byabayeho mu gihe cyashize? Ni mu buhe buryo dushobora gukomeza kwifashisha imibereho yacu yo mu gihe cyashize nk'urwibutso rutwibutsa iby'Imana yakoze mu mibereho yacu? Inshuti muvandimwe, iby'Imana yakoze mu gihe cyashize ni ingenzi kubizirikana, kuko ngo utamenya iyo ava ntamenya n'iyo ajya. Biduha uburyo bwo kwishingikiriza ku Mana, tuzi ko ari Imana ikomeye. Ya Mana yambukije Abisirayeli Yorodani, iyi Mana yabambukije na mbere inyanja itukura bakiyoborwa na Mose, yagaragaje ko ari Imana ikomeye, Imana y'inyamaboko, Imana y'inyabitangaza. Ibi rero iyo Abisirayeli baza kubyibuka neza, bagombaga guhirwa. Natwe rero mu mibereho yacu hari Yorodani nyinshi Imana yakwambukije, kandi hari inyanja itukura nyinshi Imana yakwambukije. Ibuka hahandi ubwo ubugingo bwawe bwari bugeze mu kaga, ubwo abakugenzaga bari bagutugirije, ariko Imana ikora ibikomeye. Uyu munsi urahagaze, uyu munsi urashima Imana. Reka natwe tujye twibuka ibitangaza Imana yadukoreye. Imana ijye turinda kwibagirwa. Utekereza uburyo ku ruhande rumwe isabato ishobora kudufasha kwibuka ubutabazi bw'Imana mu mibereho yacu, kandi no ku rundi ruhande ikaduha umusogongero w'ikiruhuko twasezeraniwe turi mu bwami bwayo. Isabato iyi nayo ikwiye kwibukwa. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Iyo utekereje uburyo umara icyumweru cyose nta karuhuko, ugahera ku wa mbere w'isabato ukageza ku wa gatandatu cyangwa se ku wa nyuma nta karuhuko, ukora irya no hino, ingendo za buriho ushakisha imibereho, ariko byagera ku munsi wa 7 kubw'itegeko ry'Uwiteka ukaruhuka, ukicara mu rugo, ukaganira n'abawe, ukajya mu rusengero ukabonana n'inshuti zo mu rusengero. Ibi nabyo bifite icyo bitwereka yuko hari igihe runaka tuzaruhuka tugatuza tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Ni mu buhe buryo rero isabato itatwerekeza ku byo tugomba kwibuka gusa, ahubwo no ku byo dushobora kuzagera mu gihe kizaza? Isabato itwibutsa ibizabaho mu gihe kizaza ubwo umwami wacu azaba yimye ingoma. Reka rero Imana iduhe umugisha kandi iduhe kuzirikana iby'ijambo ryayo rivuga, tubishyire bibe ku nkingi z'imitima yacu. Inshuti muvandimwe, wowe ubashe gukurikira iki cyigisho, Imana iguhe umugisha, ikurinde amajya n'amaza, ikureberere muri uyu munsi wo kwitegura isabato. Ni ukuri ikurinde igihombo, ahubwo iguhe inyungu muri rusange, haba mu bya mwuka haba no mu by'ubugingo. Reka rero nkwifurize imyiteguro myiza y'isabato. Reka kandi tugire tuti Mana ube mu byacu,
mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Uwiteka mwungeri w'ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye, ugira neza, ukunda kubabarira abana bawe turaguhimbaje. Reka ubwo tugeze muri aka kanya tugushyire mu biganza, tugushyize mu biganza abadamu batwite, ubakomereze mu gituza cyawe, ubarinde, ubagenderere, ubahe guturiza muri wowe, barinde gutentebuka no gucika intege, ibiba hirya no hino abazengurutse. Data, Mwuka Wera barinde kugira ngo bibatere ubwoba, ahubwo bakomeze kukunambaho no kuba mu masezerano yawe. Data, ubarindire imbuto wabahaye. Ngaho rero abari mu mazu y'imbohe nabo turabakweretse, bakomereze mu biganza byawe, ubahe kukugarukira, ubahe kwicuza no kwihana amakosa yabo, kugira ngo Data twese nabo tuba abaturajuru bujuje ibyangombwa. Reka rero abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri nabo bagenderere, ukorere mu baganga babitaho, abarwaza babo nabo bahe kwihangana. Reka rero Data twongere tugukwereka imfubyi n'abapfakazi, aba nabo bakeneye ubuntu bwawe, ikiganza cyawe reka kibagumeho, kugira ngo Data abe ari wowe ukuziba kiriya cyuho. Urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, Data ubakoreremo, ubahe imbaraga n'ubutware byo kukumenya, ubarinde kujya mu bigare bipfuye kuko bibangiza, maze ubahe gushishikarira ibya Mwuka, ubahe kwibumbira hamwe kugira ngo bakore ibyo guteguza kugaruka kwawe. Reka rero igihe bapfukamye basenga ujye ubumva baniha iminiho, bafite ibyerekezo bitandukanye by'ahazaza, reka ubumve. Reka rero uyu munsi uduhire, uduhe imyiteguro myiza, uduhe umugisha, twizeye isezerano ryawe kandi uridusohoreze. Aho tugana tuhagirire umugisha, kandi abatugana natwe batugirireho umugisha. Uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, mu izina rya Yesu, amen.